ndagira ngo mubwire amagambo urasubiramo uramara kuyasubiramo dusengera hamwe turi ku ijambo rimwe rivuga ngo duciye imigozi kandi uhamagara Yesu wibuke ko hari umuririmbyi yavuze ngo mu gihe hageze icyaza uzaza uca uwo mugozi uzaba umuca umutima Yesu agiye guca uwo mugozi zamura ibiganza byawe uhumirije subiramo ngo mwami Yesu ciye bugufi kuri uyu munsi wa none ushoboze guheka wowe wenyine ari ibindi nahetse birandemerera byaremereye ubuzima bwanjye byaremereye imibereho yanjye byaremereye umutima wanjye ari byo Satani yambekesheje n'abishaka ariko guhera none uyu munsi ibiziriko byari bimboshe byaba iby'ubuzima byaba iby'amateka byaba ibya karande zaba imbaraga biri byose n'ibicike ndifuza guheka wowe gusa ni wowe mahoro yanjye ni wowe buhangarusha bwanjye ni wowe nzira yanjye ni wowe umpa agaciro ni wowe umpa icyerekezo ni wowe urwanirira ni wowe mutabazi ni wowe unyuraho urubanza ni wowe umazi iteka ni wowe wazuye ubuzima bwanjye ni wowe utuma napfa uyu munsi wa none ibyo nari narahetse ibyabangamiraga ubuntu bwawe muri cye nibisigare nakiriye wowe mubere umwami n'umukiza kubita hasi iyo migambi kubita hasi abo badayimoni kubita hasi icyo gicu wese nasenga gira Imana ikubita hasi izo mbaraga kandi icyo gicu cy'abazimu kubita hasi iyo myuka mibi zari zigihagurukira n'izihagarara mwami Yesu Kristo turagushimiye ko uciye imigozi uciye iminyururu ukubise hasi imigambi y'abazimu wirukanye inama z'abadayimoni uhagaritse ubwami bw'ikuzimu inama z'ikuzimu ibitavu by'Imana esagore peponema jaboza vita panema nase kotide gode paponi hiva azande kia patekitaha urakoze cy'imigozi ya karani cy'imigozi y'ubushomeri cy'imigozi y'inzara cy'imigozi y'abadayimoni cy'imigozi y'ibiroga cy'imigozi y'ibyaha cy'imigozi y'ingeso cy'imigozi yo gusubira inyuma cy'imigozi yo gukirana cy'imigozi yo kudahana cy'imigozi yo kutanesha cy'imigozi tumukomeye amashyi ku cy'imigozi tugatanga ihumure mu izina rya Yesu amen.
keretse kuba twarabatura, keretse kuba dufite umwami Yesu n'umutabazi. Muri iri byaravuze ngo nta rindi shyanga rifite Imana iriho Imana yacu, kandi ngo nta rindi shyanga rifite Imana ifite imbaraga Imana yacu. Imana ishimwe. Soma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Marko. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Marko ibice 11 umurongo wa mbere turagera ku 10. Ijambo ry'Imana riravuze ngo bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage n'i Betaniya umusozi wa Elayono. Atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu kitigeze guheka umuntu, ngo kiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati niki gitumye mukora mutyo, mubwire muti databuja niwe ugishaka, no ku mwanya aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira, barakizitura. Bamwe mu bari bahagaze aho barabaza bati niki gitumye muzitura icyo icyana cy'indogobe? Nabo basubiza nk'uko Yesu yababwiye. Barabemerera bashorera icyana cy'indogobe bakigeza aho Yesu ari, bagiteguraho imyenda yabo akicaraho. Benshi basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti nayo bayasasa mu nzira. Abamushagaye bararangurura bati hoziyana, hahirwe uje mu izina ry'Uwiteka, hahirwe n'ubwami buje ari bwo bwami bwa sogokuruza Dawidi, hoziyana ahasumba hose. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo itegeko ribohora umuntu ritangwa na Yesu wenyine. Itegeko ryagukuraho imigozi nta wundi waritanga kereka Yesu wenyine. Itegeko rishobora gutuma utandukana n'ibintu wagendanye imyaka nta wundi ubifite kereka Yesu. Itegeko ryagukiza uburetwa bwa bene wanyu. Itegeko ryagukiza imigozi bakuroze nta wundi urikiraho ni Yesu wenyine. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ndafashijwe. Niwe ufite ubushobozi bwo kuritanga. Abandi barakubeshya, uzakubwira ko ari ifite azabakubeshya. niwe wimura ibintu bikimuka. Bibiliya yavuze neza ngo yimura imisozi itabimenye bakayubika n'uburakari. Yaramubwira ngo niwizera muri iri jambo hari imisozi Yesu arubika nona, hari ibintu ari kubika. Erega twagize ikibazo kubera ibintu byivanze. Niyo umuntu aguhagaze imbere ari umuhanuzi w'ukuri urashidikanya, ariko reka mbabwire ikizakubwira umuhanuzi w'ukuri ni ibintu bitatu. Cya mbere, Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Mbuto wera. Umuntu upirata imbuto, umuntu yapirata kuvuga mu ndimi, agapirata akimaka, ariko ku mbuto ni icyitonderwa. Umuntu iyo adakijijwe izo mbuto ziramwanika. Aho njya nkunda kubwira abantu ngo amabuno y'inkoko agaragazwa n'umuyaga. Iyo umuyaga uhushe uhita umenya iyo ari yo. Icya kabiri, aguhanurira
icyiza arakivuga, cyaba ari n'ikibi akakivuga. Ntabwo aterwa ubwoba n'ibyo agiye guhanura, cyane cyane ko bimuhaye aba ari uwo kwizera. Icya gatatu, nta biguzi asaba. Manuzi ukuri aguhanura nta kindi agukeza. Ndabizi ko aba benshi ntabwo tubikundanira n'abapasitori bagenzi banjye, ariko sinenda n'ubundi nanjye kubireka kugira ngo nkundane nabo. Niba wemera ko umuhanuzi w'ukuri ubundi umukristo umuca amafaranga kweli. Narababwiye ngo umukristo ubwe wamusengeye agasubiza, ubwe yafata ituro ashaka yateguye akaza kumushimira. Umukristo nawe utabikora ni umunyantege, ariko ntitwamuciraho iteka. Ariko kugurisha uramaya ngo kugira ngo yirukane dayimoni iri iwawe, uzana ibitambi ibi, ntabwo ari iby'Imana. Ntabwo ari iby'Imana, ubwo abantu babikesha bakabisiga. Hanyuma turi ku itegeko ribohora umuntu ko ritangwa na Yesu. Ndagira ngo maze babwire yuko iyi ndogobe iyo usomye mu bundi butumwa muri Matayo no muri Luka, tuhasanga yuko yari izirikanwe na nyina. Ashaka gusobanura iki? Yari iri kumwe na nyina. Muzasome muzabibona. Iyi ni inkuru iboneka no mu bundi butumwa atari buriya gusa. Boneka no muri Luka, boneka no muri Matayo. Hanyuma tubona ko nyina irepresenta cyangwa isobanura Abisiraheli, isobanura Isiraheli ariyo dukomoraho ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu igereranywa na nyina w'icyana cy'indogobe. Hanyuma icyana cy'indogobe kikagereranywa natwe abanyamahanga bahawe agakiza tutari tukemerewe. Ni nayo mpamvu cyabohowe kare. Ndabihuza n'ijambo ry'Imana aho rivuga ngo twebwe ngo turi amashami y'umunzenzi yatewe cyangwa se yometswe ku giti cy'umuzabibu. Bivuze ngo amashami y'umuzabibu yabaye nk'ahagurwaho. Abisiraheli ntabwo bizeye Yesu ko ari we waje, batekereje ko atari yazana ubugingo n'ubu. Twebwe tumwizera nk'umwami n'umukiza wacu. Ahari ishami ryitwa Umwisiraheli, Imana Data irihaguraho, ikubitaho umunzenze njyewe nawe. Turangije duhabwa agakiza. Niyo mpamvu iyo twuzuye Umwuka Wera ngo tubana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Haleluya! Ndafasha. Rero muze kugira ngo biroroshye iyo tutagira Yesu ngo adushireho n'ishami ryometsweho, ubu tuba tuzerera nk'abandi bose. Tuba tukiri muri za karande z'iwacu, tuba tugifite ikigeragezo cy'uko baturagurije, tuba tukigendera mu mandwa z'iwacu na bene wacu. Bamwe baba bakiri ku mashyiga aho babashyize, abandi baba bakiri ahandi mu bapfumu aho babakiriye inasaba, abandi baba bakiri muri ya karande y'umuryango bavukiyemo, abandi ibitero bya simusiga bakoherereje ku manywa na nijoro biba byarakugejeje mu rwobo, ariko bitewe n'aho Yesu yaducometse. Ijambo rirangiye ngo ryamye mu mahoro, niyoroshe imbabazi, urukundo rwe ruramfasha. Ukuboko kw'ibumoso niko kumfasha, ukw'iburyo kuranse. Haleluya! Ukuboko kw'ibumoso kuranse, ukw'iburyo kuramfasha. Aravuga ngo ni iki nabasha kuba? Turi ku ijambo rivuga ngo itegeko ribohora umuntu ritangwa na Yesu wenyine. Icyamuka byumva uyu munsi wambera Yesu mwenye itegeko ryawe ko rigura hano na rimwe. Ikiziriko cyose kikuboshe ndagira ngo gutangarize ko Yesu atagitinya.
ndagira ngo ngutangarize ko nta hantu uri Yesu atagera, ndagira ngo ngutangarize ko nta buzima urimo Yesu atagukuramo, ndagira ngo ubwire ngo nta mateka atahindura. Oh Baba uhimbazwe. Amen. Ndagira ngo maze mubwire ko uyu mwami waje guterana nawe arabohora bigasobanuka, arabohora bikamenyekana. Arabohora utasekaga agaseka, arabohora uwarigumba akabya, arabohora uwabateye icyangiro akagira igikundiro n'abanzi be bakamukunda. Shanema tefo abinzwa arabohora. Namubwira mugenzi wawe ngo hugura Yesu arabohora. Titi pasema hugura arabohora. Urumuko siwo muhanga Yesu arabohora. Idushaka bimewe nawe Yesu arabohora. Umugisha utanga ntamubabaro wongeraho. Umugisha utanga ntamubabaro wongeraho. Umugisha wongera umugisha, umugisha ntabireba. Atagura umugisha wongera umugisha, guhindura umugisha ntabireba. Inyoni zo mu kirere guhindura umugisha ntabireba. Niwe wenyine ufite itegeko. Mubabarire tubigendane neza, ntabwo turi butinde, ariko ukiri ahantu ucomoka, ukiri ahantu ucomoka, shyira ibintu byose ufite hasi Yesu aguheke. Rambika hasi kuko niwe uri bukohora bigakunda, agashyiraho n'itegeko. Kandi iyo atanze itegeko iyo atanze itegeko atanga itegeko ry'uburyo bubiri. Irya mbere ni irikubohora, rivuga ngo vayo. Irya kabiri ni irikurindira hakujyana. Ibyo bigutangarije n'imbere y'Imana itabeshye. Noneho ahangaha ngo yaragarutse i Yerusalemu. Yagiye yate? yaravuye i Kaperinawumu mu ntara ya Galilaya, aho yari yaraciye. Umunsi asoma umuzingo w'igitabo ngo yaragiye yicara ku ntebe bitaga iya Mesiya. Iyo ntebe yari iteye mu rusengero aho bitaga mu isinagogi no ku nsengero zo kutununga. Bavuga bati Mesiya nadusanga mu rusengero azicare, nadusanga no mu isinagogi azicare. Warangije kuko yari yiyizi ko ari Mesiya. Uzi ikibazo ugira nuko niyo Yesu agutabaye, niyo Yesu aguhinduriye amateka, ntabwo byemera. Mbese muri make nawe ntiwiyemera. Ndaguha ibihamya bibiri. Icya mbere, urasenga ntiwizere ko watabawe. Kubera iki? Uhora ubisubiramo, kongera uti Mana nari kwibukije bya bintu nakubwiye. Ubwo rero nawe urikeka, ntabwo wemera ko uri umwana w'Imana. Impamvu ni iyi: umwana wawe iyo akubwiye ati ndashaka amakayi, uzajya kumureba mu mwanya nyuma y'isaha uzasanga yasinziriye, kuko azi ko yabibwiye umubyeyi we. Agashidikanya ahita asinzira akamera nkaho byanabonetse, kuko yamaze kubigera
ukabigeza mu biro byizewe. None wowe kuki niba wemera ko Imana ari so, kuki uyibwira ugahora ushidikanya ko bitumvishwa? Ko wishidikanya shaka kuba utari umwana w'Imana. Ntumuzuru w'Imana wabatiye nabwiye ni papa kandi reka ryame nsinzire. Papa yabyumvishe. Papa namubwiye ko ndinda, papa namubwiye ko ndi mu marira, papa namubwiye ko ngoswe n'ibibazo, namubwiye yuko ndi mu kaga, mfite ibibazo bikomeye. None papa namubwiye, ariko wowe urabivuga ukongera ukabisubiramo, ndetse haboneka n'umuntu ukubwira ngo ibyo wasengeye n'ibyumvishe, ugahita ucanganyukirwa ukabifaho. Kubera iki? Urishidikanya. Ntabwo uramenya agaciro kawe ku Mana. Ku Mana honyine niwe umuntu ajya akaba azi ko agiye ku mugabo utarya ruswa. Imana ntishobora kwitiranya amazina. Yewe nitwa Pastor Moise, dushaka tube turabarevera ibihumbi cyangwa miliyoni nyinshi ku isi, ntabwo yayoberwa Revera Moise w'Inama cyangwa Revera Moise wo handi mu kindi gihugu. Ntabwo isengesho ryanjye ryazamuka ngo iryomeke ku rya runaka ngo nuko duhagije titire cyangwa twese dukijijwe. No, Imana niyitiranya amazina. Icyo ufite ubwoba, itegeko ribohora umuntu ritangwa na Yesu wenyine. Itegeko rituma uvaho wari uri, Yesu ari buritange. Nukundira Imana uyu munsi irakubohora kandi byuzuye. Hanyuma ngo agenda ahunze kuko yamaze kwicara kuri ya ntebe. Abafarisayo murabazi yamwumvishe. Bibiliya ivuze ngo Yesu ngo abatambyi bakuru nibo bamwishe mwumvike. Burya abapagani bari bamutiye. Pagani baravuze ati uyu muntu tubona usura apfuye akagaburira abantu taguteza ibibazo. Uri usibye ko hari abapagani bo mu rusengero baduteje isi, ariko ubundi isi yaratwubahaga, isi yaradutinyaga, isi yarizi ko turi abanyembaraga. Kandi koko turimo, iyo turi muri Yesu turategeka bigakunda. Ariko abapagani bo mu rusengero baduteje isi. Abafarisayo shaka marati turamuhananura ku Mana. Uzi iminsi bamaze bapanga kuguhananura wowe. Uzishura wanyambire kuguhirika hano, uzishura washatse kumira nyari ubuzima bukazimangana. Turashimira Imana yakwimanye kugeza na bugingo n'ubu kandi wazima. Turashimira rebebe zamrekaya inifonema. Imana yihereza icyubahiro. Uzishura halala santo de ariko haleluya. Uzishura yarakwimanye. Mana yarakwimanye, yarakwimanye, yarakwimanye. Mana yarakwimanye. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, narebera mu madirishya abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yarima ruzageza he, bituma n'uburyo bwiza nahundi inzira nyabagendwa nkanyura urusesero kandi mfite amasezerano atabarika wabaye. Zaburi ndirimba sura Dawidi
kubana n'ibyo bintu bidafite agaciro Yesu akujya imbere ntabwo uzamwara ntabwo uzaseba ngo abagabo baragufasha baravuga ngo turi mu muhananure ku manga baranabigambirira baranabitegura ngo bahagurukira ku muhananura we ngo baragenda ngo bamujyana ku muhananura ku manga ngo banamugezayo si igitangaza ko bakugejejeyo si igitangaza ko bagerageje kukuroga si igitangaza ko batanze izina ryawe ngo barungire ngo bapfumu si igitangaza ahubwo igitangaza ni uko bamuhitana naho kukujyana bazakujyana ariko Imana ntabwo izabaguha yaratwimanye uwo Yesu yishyura ibihumbi kanazimbaga yarabizi n'ejo bundi yarananiye mushime buri munsi iyo twibire iyo neza yaratwimanye uwo Yesu yishyura ibihumbi n'ibihumbi kanazimbaga yarabizi n'ejo bundi yarananiye foto ruri ubuzima bw'abakaba barapfundikiye Yesu yakwimanye nuko baba barapfundikiye niko yarameze ibyatsi ni ukuri tuba tukwibuka mu bandi twibuka bagize shimira Yesu gihari nasomye ijambo nabwira ngo abaca mu mwanya y'intoki iyi myanya y'intoki Yesu yabaciyemo ndagira ngo mutangarize ko atigeze ayifunga iyi myanya yabaciyemo kugira ngo arokoke ntabwo yigeze ayifunga na bugingo n'ubu iyo hari umukunzi we wahagurukiye nawe amucisha muri iyo myanya ifite inzira zirenga igihumbi ni ukuvuga ngo hirya ya za nzira zirenga igihumbi hari n'imyanya y'intoki yanyuzemo aho yakiriye nawe wajya hakucisha ugakira iyo myanya y'intoki nawe ayikunyuzamo ukarokoka iyo myanya y'intoki ayikunyuzamo nawe ukabaho ariko haleluya ifashije barabacika yigira Kaperinawumu niyo mpamvu musanga abigishwa bose kwa 12 n'umwaze kwa 12 zose havuyemo Yuda Isikariyote abandi 11 n'ari Kaperinawumu nawe mu ntari nuko ari we yatinze nuko ari we yakoreye umurimo ariko hari akantu keza mu ndira Kaperinawumu nubwo yari intara y'abakene y'abanyabibazo hari ibintu bibiri bikomeye iyo ntara y'abagabo abantu babiri bagoranye y'abagabo abazerote bavuga abagabo wa Petero bagendanaga inkota bagarangwa no kuroba bakanarangwa no guhiga ni ijambo risobanuye ngo bari abantu b'inkota yego bacaga amatwi aho hantu uziko Yesu naho ahagera kandi yari intara ibamo abantu bitwa abasadukayo bakajya bemera umuzuko erega intara y'iwanyu Yesu arayizi ndagira ngo mbwire umuntu muri kumubwira ngo Yesu azi karitsiye utuyemo Yesu azi icyiciro cyawe Yesu azi imibereho yawe Yesu azi aho uhahira Yesu arahazi azi n'abahatuye
hatinde. Yesu nagera mu kazi kawe hatinde. Ahashinga imizi. Yesu naza gutanga itegeko iwawe. Nanyura yihuta. Abanza yigizeyo. Abanza amenye icyakubayeho. Abanza amenye intambara zawe. Atinda muri icyo kibanza. Haleluya. Yihuta reka yerekeze ku musozo. Kasifayide koseneme. Hori etepwine hon. Sine etakoharima. Atongezi ngiri takohore. Ijwi rikumbira ngo obehene hari inzobo zari zateguwe kandi muri izi mpera z'umwaka. Ariko Yesu ndakiranirwa arazisibye. Azimase kote ngini pegome. Ase kuhabini fanima. Abari bafite ubwoba bw'ibiri imbere aha. Nimugire ubwoba Yesu ari ku ngoma. Abereye amaso bamutegereje. Ni umutabazi w'ubugingo bwawe. Akwitayeho humura. Uhereze Yesu icyubahiro. Ninde wakubwiye yuko tuzagubwa nabi? Ninde wakubwiye ko tuzagubwa nabi? Niba Imana iri mu ruhande rwacu nta mubisha. Abagutera ubwoba bashyire ku ruhande. Imana iri kumwe nabo ntacyo uzaba. Imana iri mu ruhande rwawe ntacyo uzaba. Izaguha umugisha muri iki gihugu. Izaguha umwero mu gihugu. Izaguhera umugisha hano. Uzagubwa neza kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Imana yihereza icyubahiro. Wakunze gukiranuka nicyo nzakukiriza. Ngo wanze ubugome bw'isi nicyo nzaguhera icyubahiro. Ibiguhiga ntibizabura. Abakurwanya barakomeje. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi yivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye. Ibitari ibyo yarabikoze. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi yivuganye nawe nonaha. Haleluya. Warababaye urihangana. Urasuzugura uratuka. Aguhinduye nk'umusazi. Umusazi w'igitaramo. Aragera kukurenza. Agiye kuza agahita amaka ijambo. Amahanga yose yo mu isi ahuriye kukuvuga. Inama zirakora kwishwa. Barashaka kuguhitana. Bazamujyana Yeka Yesu. Yeka Yesu. Yeka Yesu. Yeka Yesu. Agiye gutanga itegeko rigukuraho ikiziriko. Ubu muri kumubwira ngo hari ikiziriko kigiye kuva ku buzima bwawe. Hari ikiziriko. Hari ikiziriko. Hari ikiziriko. Hari amateka. Haleluya. Umwami nashimwe. Umwami nashimwe. Ngo yibera Kaperinaumu. Ntabwo ni ubu ko yashonje. Sinjya kubitindaho. Ariko yarahabaye arasoza. Agera ku rwego yakoze ibintu bibiri. Icya mbere yari amahundo. Yari iki? Kubera kubura icyari. Abahanuzi bakozi b'Imana nimwemere ko. Haleluya. Nimwemere ko
uyu murimo tuwukora dufite ibitugoye. Nta mugaragu utashebuja. Databuja niba yarasonzeye muri uyu murimo ntabwo uzakorera Imana kuko byose byabonetse. Ugomba kumukorera bimeze neza bitanameze neza. Yarashonje arya amahundo, abwira n'abigishwa ati namwe nimuryeho nicyo cyabonetse. Barayarya. Bukeye ngo arasonza bwa kabiri, areba umutima uraho imbuto agera no ku rwego awuvuma. Ngo wari uri ku nzira, ibyo nabyo nzababwira ibyawo ubutaha. Babwira icyo yawuhoye. Ngo wari uri ku nzira, wazaga kwimonogoza ku nzira, uzi yuko utagira imbuto za buri gitondo n'ikigoroba, ngo ahubwo uratoha gusa. Tohana ibibabi bitagira imbuto. Uratoha. Yawuhoye icyo. Ntabwo Yesu azamukubita aboye ikindi. Mu ishyamba harimo iyindi mitini myinshi. Ntabwo yigeze ayivuma. Ariko uyu wari warizanye ku nzira, bisobanuye ngo wari wariyegeje kujya wera imbuto igitondo n'ikigoroba, kugira ngo uramire abagenzi b'igitondo n'ikigoroba. Wizanye mu itorero, wizana muri korali, wizana mu badiyakoni, wizana muri protokole, none uratoshe, nta mbuto, nta buhamya. Gutoha nta mbuto, zero. Kuririmba nta buhamya, zero. Guhanura nta buhamya, zero. Gutendereza no guhimbaza nta mbuto, zero. Kuba muri korali y'umusambanyi, zero. Kuba mu rusengero udakorera, zero. Kuba uhanganye n'umushumba, zero. Ko mutazi muramunze mwanyanze ntabwo ibyo bize Yesu aguha umugisha kuko wabikoze neza. Haleluya. Ngo wari warizanye ku nzira di awurebye urahinguta arabati we urakora iki hano? Ni iki cyakuzanye hano? Ubundi Yesu muhura bitewe n'aho uhagaze. Kizana hano mwenye ni protokole ni tore. Umuntu yakureba agasanga wapi? Njyewe ngo ndi umukirisitu. Akayamba ngo turi kubaka ibi. Twese tugashira kuri gataha. Wapi? Wabara ugasanga na 500 yawe ari. Asa wowe. Siko cyera twebwe tutagira amafaranga. Baciye 380 yari menshi yo kugura intebe. Kugira ngo nyabone. Yakwambira uko nayabona. Nacuruje avoka kugatera umutwe. Curuza n'imineke mpaka ndayabona. Nitanasagura yo kugura ipantaro, itabona n'akandi gashoro ngo ndakomeza. Kiwacu bo bari barambwira tuzajye wimenye ibyo bintu byawe wagiye mu by'abarokore, bari baranyenze cyane. Ariko ni Yesu ntiyanyanze. Nemeye kwikorera agatebo kugira ngo nkorere amafaranga yo gukorera Imana. Naho wowe niyo babivuze bibinamba. Reka mubwire uzabikora neza kugira ngo Imana ibiguhe umugisha. Ko utabikora neza hari abandi Imana izazana babikora, ariko wowe uhomba umugisha. Nyamara ubwo ndaguhanuriye tubikora n'umuntu ntabwo y'igihumbi ujya umenya ko ijana atari iryawe. Ubizane mu rusengero rw'Imana uti Mana rero wihombeye bamaye make, niba menshi nanjye nari kuguha menshi, ariko akira ijana ryawe umenye ko nyine nuko byagenze. Imana irareba. Uvuge amen. Hanyuma Yesu gira gutya tumupepeye ngo avayo agaruka i Yerusalemu mu cyubahiro cyinshi. Mbanza mbibutse ko atarakirya amahundo. Yahuye n'umuntu witwa Lazaro na Mariya na Marita, ahindura ubuzima bwabo abasengeye. Yasengeye Mariya amwirukana n'abadayimoni benshi, nabo bamuhindurira ubuzima bwo kurya amahundo no kuvuma ibiti. Wapi? Baramubwira ngo ujye urya iwacu, ngo niyo yakeneraga kuruhuka yajyaga kuruhukirayo. Ubundi nuko bigenda bibira ngo tubabibemo iby'umwuka nabo batubibemo iki? Iby'umubiri. Turi ihame nta wabivuguruza wese ntiyabishobora. Ni ibintu byanditse. Hanyuma rero Lazaro yaje kumuhuza n'abandi bagabo babiri bakomeye, uwitwa Yayiro
Nikodemu. Yayira akaba umutware, Nikodemu akaba umwigisha w'amategeko w'abayuda. Abo bantu bahise batuma Yesu ahinduka umukire, ndetse Yuda akajya atwara uruhago rw'amafaranga. Uvuge ngo yego. Kubera iki? Ushaka ngo itorero ribera aho ngaho. Iyo baba bibye n'iby'umwuka wibwiriza ukanywa nayo by'umubiri ntawe ukubajije. Niko bigenda ni hamwe. Nta tegeko ahubwo bitameze nkaho urazana ibingibi. Oya, itegure kubiba gusa. Niko bigenda. Marakira arahava. Birangiye. Igihe cyo kugaruka i Yerusalemu kiragera. Yitegura kugaruka. Ngo ari mu nzira ataha yarashagawe n'abantu benshi. Ngo yibuka yuko hari icyana cy'indogobe kizirikanyije na nyina. Nabwiye ko nyina ari iki? Nabwiye ko icyana ari iki? Nyina ni Abayuda. Icyana cy'indogobe ni bande? Aravuga ngo nindamuka ninjiye muri Yerusalemu, iki cyana cy'indogobe nakibohoye, ntawe uzigera kibohora. Niko gutanga itegeko. Yesu atanga itegeko. Yesu atanga itegeko. Yesu ahora ubuzima bwawe. Yesu atanga itegeko rigera iwawe. Tera haleluya. Yesu ngo ahita yibuka ko iki cyana cy'indogobe ntabwo kigira undi muvugizi. Imana irabizi ko nta wundi wakuvugira. Irabizi ko hari abanyembaraga bakurusha ubushobozi. Irabizi ko utamutabaye nawe wamutabara. Irabizi ko aho wanditse itahagukuye nawe wahagukura. Irabizi ko wakubaza afite imbaraga. Niyo mpamvu itari bukunyura itakugiriye neza. Izuba nirirenge utangiriye neza. Izuba nirirenge utangiriye neza. Nirirenge utangiriye. Tugira umuntu muri kumwe ngo nirirenge. 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 Nirirenge iyo dosiye itarangiye. Nirirenge ukiri muri urwo rusaku. Nirirenge umwami atakurengeye. Nirirenge nawe udasetse. Nirirenge atakuguraniye rata. Tera haleluya. Wakasapa kutakariba kuvoma. Sabaza ngari. Sabaza nama. Pata ya bisa. Shine makosa ngore batata rekobene. Nirirenge. Nirirenge. Nirirenge udataba. Nirirenge utabona agasusuruko. Nirirenge umwami atakurengeye. Nirirenge adashimuye ibyo bintu byari byarakutangiriye. Nirirenge adakuyeho iyo bariye. Nirirenge ataguhumamira. Hone bazara batataye bakevome. Abanyibishe mutere haleluya. Baravuga ngo nimugende muzanye icyana cy'indogobe. Hari ibintu bitatu ugiye kukubwira ngo itonde. Icyambe yarababwiye ngo nimukiziture. Ndabizi nimugerayo murahura na ba nyiracyo. Bari bubaze ngo murakijyana. Mabwire ngo ni Yesu kidutumye. Usibye ko twirengagiza. Ufite inka yawe. Iri kumwe n'inyana yawe. Kabona abagabo babiri baraje. Baje gutwara inyana. Wabagenzi. Sukwamagarira ribu. Ivuga vuba Rwanda Investigation Bureau. Munabare abagizi bana b'abajura. Baje. Kuki mutari kumva yuko iki cyana cy'indogobe cyari gifite n'abantu bagihagaze? Kuki mutari kumva yuko cyari gifite abantu bakiburana? Kuki mutari kumva yuko itegeko rigize
urugero uvuge isengero bwira Yesu aca imigozi bwira Yesu aca imigunyuro ni kubwira abana abantu bagiye gusiga hamaho uruhu wabo hari abantu bagiye gusiga hamaho agahinda tegeko rikujyana mu gahinda rirangire none tegeko ryagufatiye muri ibyo bibazo tegeko ryagufatiye muri ayo maganya tegeko ryagufatiye muri iyo ntambara Yesu agiye gutanga itegeko rivuguruza kandi ngiye kukubwira ijambo rikomeye ngiye kuguhanurira igihombo baragutesha nibo bagiye kugisubirana igihombo baragutesha nibo bagiye kugisubirana igihombo baragutesha baguherana bakugumana bakuzinga baguhambira bakuboha bagiye kugisigarana haleluya agiye gutanga itegeko ryo kukubohora ryo kumukiza ryo kugukura aho hantu abo bagiye kuhava nibahaguruke batere haleluya kigiye kuyasubiraho muri make igikombe cy'umugome gisubiye kuwagiteguye gisubiye kuwagize gute ijambo rya kabiri soza ngo bazanye icyana cy'indogoberera kikihagera ngo bagiteguraho imyenda nkurikirana niho hari intego yanjye bagiteguraho imyenda ndi bagiteguraho imyenda myiza baragisasira no hasi ntati mugitegura neza gihetse Yesu uri kunyumva bashyiraho n'icyo bita abantu bagicungira umutekano icyo bita abaporotokoli imwigiza y'abantu dore ni benshi cyane cy'indogobe bagihetse Yesu hatagira umuntu ugikoma hatagira umuntu ugitera ubwoba kurikira uretse hatagira umuntu ubangamira umutekano wacu ni mu gicungira umutekano dore gihetse umwami ni mu giporotokoli gihetse umwami ni mutegura akiri gukandagira gihetse umwami ni mugende muririmba ngo hosiyana banza urebe se ntabwo uri kunyumva iki cyana cy'indogobe nakubwiye ko ari njyewe nawe reba rero numara kwisetingamo ko ugiye guheka Yesu uri mu kazi ukaba uri kumwe nawe uri mu rugo ukaba umuhetse muri karitsiye umufite no mu modoka uri kumwe nawe wagiye mu kiraka ukaba uri kumwe no mu muryango ukaba uri kumwe reba ijambo riravuga ngo agaciro bamuha niko bazamuha agaciro baha Yesu niko bazagira gute ko bazaguha ntabwo uzi gushaka abantu baguprotokoli tegeko zagera ati ni mumufire mu nzira ni umukozi ahetse atwaye
agaciro bazajya bakaguha kuko agaciro bamuha niko bazajya nawe bikamureba. Iki cyane cy'indogobe cyapfuye guheka Yesu, ibindi ntabwo byakirebye, bakiviraga mu nzira. Ubundi abandi bari hejuru n'amashaka. Hoziyana, Hoziyana, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka. Hoziyana, oh Hoziyana, Hoziyana, oh Hoziyana, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka. Amahoro n'icyubahiro birasumba bose. Hoziyana, oh Hoziyana, Hoziyana, oh Hoziyana, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka. Amahoro n'icyubahiro birasumba bose. Turasabwa twese yamura umwami bagenda rudacika. Nabonye Uwiteka baha amahoro. Hari abantu babuze ubuhamya babura n'ibihamya kubera inkoni bakubiswe z'umubabaro. Imana yambwiye ngo nibabwire icyo gihe gicyuye igihe, icyo gihe gicyuye igihe. Tera haleluya. Hari ibintu byitwa amadosiye mashya Imana yubuye hano. Hari amateka Imana yigije yizana ayandi. Imana yambwiye ngikomeje abari barafite intege nke. Imana yambwiye ngikoze ku maso abantu kugira ngo basobanukirwe, kandi yambwiye ngije gukomeza intambwe z'abari mu rugendo. Imana yambwiye ngirwanyije ikirere cyane cyarakubudikanye. Imana yambwiye ngitanze umuco ni muwakire. Abanyigije mutere haleluya. Turashoje mumundire dusenge. Umwami Yesu nashimwe. Guheka Yesu nibyo biri gukora ikiziriko. Ndagira ngo nkubwire amagambo usubiramo, uramara kuyasubiramo itubwire Yesu ngo nciye imigozi yose. Uca imigozi, ntugire umugozi usigaza. Umuntu wese unyumvisha ahaguruke yizerane nanjye. Unyumvishije ahaguruke dufatikanye kwizera. Uca umugozi ugaragara n'utagaragara.